Anyway, nereka nkubwize ukuri. Umukobwa mwiza gusa, wow. Muri iyi minsi uri gutuma mba proud yawe. Nishimira kuba narakoze mu kazi. Ukuri nawe warakoze cyane. Kuba muri Uganda ntabwo byoroshye, nukuri warakoze kudufasha. Nukuri uza akazi. Anyway, ariko reka nsubire. Ole. Umukobwa usa nkawe. Like nagushobora gutuma abantu bose bakomplaininga ko kubera service mbi zabo. Ntabwo ngiye nshaka kubyumva. Kuko muri iyi minsi rwose umbabarire ureke umbabarirwa n'ibiriya bintu. Ntabwo nzi ukuntu umukobwa nkawe ngana utyo, sibyo? Utazi gukora akazi neza ku buryo ugomba kumbuza amafaranga ngana nkakuriya yose. Abantu bose bamariza ati mbiriza ati mbiri. No, she's good, she's cute, but ntabwo ashobora gutanga serivisi nziza. Please mbabarira ibyo bintu bigabanye pe. Nukuri ibyo bipezanyisha maze iminsi ndwaye. Ntabwo uri kumva ukuntu ndi kuvuga grippe ziramfata umuriro nkumva nta mbaraga ariko I'm so sorry. Ntabwo biraza kongera. Niyo mpamvu bambonamo agasuzuguro. Reka nkubwize ukuri rero. Ngiye mu kazi ku mafaranga ntabwo ibyo bintu ntabwo mbikunda, sibyo? Kandi ari bisuko nta zindi beef tugirana. Ariko icyo cyo gikomeza dushwana. Oya sorry ntabwo bizongera. Ubwo nabonye imiti tugakora biri kubyumva ntabwo birongera. Anyway, cheers. Gusa nyine ikintu unsezeranyije nizeka ariko ugiye kubigenza, sibyo? Of course. Yes. Tanye. Ibyo bintu reka tube tunabiveho utaza kunyicira umunsi dukomeze twiganira ibindi bisanzwe. Ako nizere ko nta handi dufitanye ikibazo. Oya, ikibazo cy'icyo gikosora ibyo sura bimeze bo. Ndabona wa mukobwa ngo ni papa bamagaye. Alo? Kandi nageze Kampala. So wait, utegereje gake ndaje murebe. Nasiko mageze ngasaga ntabwo hari nta muntu n'umwe uhari. Kandi rwose njye mbabarira ubanguke nta muntu n'umwe turi kumvikana ndi kugira ibyo mvuga nkumva nta kintu na kimwe bumva ndakwingize rwose njye mfite n'ubwoba pe nta n'umwe turi kumvikana. Nta kibazo utegereje gake ndaje murebe, sibyo? Banguka mbabara n'amanti yanjye nashize. Sawa urakoze. Wait, wanindeze. Ntabwo wowe mu cyaro wundi nakubwiraga. Wait, hajemo n'icyaro. Itonde ni umukobwa mwiza nubwo ataramenya akazi ariko ni umukobwa mwiza. Ni karibu. Mubwire ngo turamwiteguye rwose. Kagiye kumureba. Anyway, wanzaniye contacts. Kandi kuzana. Urakoze? So reka ngende rero ubwo ndaje kamurebe. Sawa. Ntabwo ugomba kwigira umwana. Niko twaje hano mu kazi. Twaje hano mu Uganda mu kazi uriya ubonye ni boss wacu. Nyine ndabizi ibyo ngibyo bidufashije ubwira ukuntu uri kubakora neza. Ubonanyeye uriya niwe mbikeshe ni boss. Byagenze nari ndimo mubwira ukuntu bashimusiriza sibyo aza kurwarirayo rero biba ngombwa ko bashakisha umuganga wo kumwitaho bafata musaza wanjye Fidel baradiringa arabyemera atangira kumuvura none urabizi yuko agiye kujya kwiga subizi none ndakwinginze mfasha turokore ubuzima bwa Liza twari twatangiye gupanga uburyo twamukura hari ahantu
twifashije papa mfasha ndakwinginze ubingiremo ugire icyo umfasha kugira ngo Fidele nagenda byo utazasubira hasi ugasanga Liza baramwisha gira nk'uwikorera none ubwo uri gushaka ko rije aho ngaho wumva ari uwo Liza ese andika nkubaza ntabwo urabwira uyu mukirekazi ko ufite umwana Selore ndamubwiye akanyirukana kandi ubona ko twaje mu kazi twaje gushakisha uri kumva twabaho gute ntabwo ndabimubwira sinzi ko nanabimubwira ko yatanyirukana neza numvaga gushima cyane tekereza ko ushaka ko arabimubwiye uyu ntabwo ndabimubwira umwana ari i Kigali naje gushakisha hano yego shangende uziko mbyaye ntapimo guta umwana bitewe n'ukuntu tuhindure topic Cyariko ngiye maze kumenyera aha hantu uyu mama ujana naramukunze umwana mwiza cyane yaradufashije yaramfashije Imana ni umwana mwiza ni umuntu w'ihambo nsigaye nyeye meze neza wamuzanye akobwa karibu ngo mureke mba present Peters sorry bite amakuru anyway it's okay yitwa Vava ni wacu mu cyaro nawe niba kwibwira nitwa Lorraine witwa Lorraine ntago wagenda ngo bikunde kandi udafitanye connection n'abo bantu bamushimuse ahubwo wowe icyo nshaka kukubwira wowe shaka Fidele umusabe nimero ya Cyusa yari umu ex wa Liza kandi ndabizi n'ubu aracyamukunda pe ntago nkeka ko Cyusa icyo kintu akimenye yaceceka yakora igishoboka cyose Liza akava hariya hantu mbabarira ndakwinginze none se reka nkubaze nese uwo Liza nta se nta nyina nta bavandimwe afite araho ngaho Liza afite papa we none yabikoze iki wowe twarabimubwiye akora bizi ukuntu abasaza ibintu no kugira ngo uzajye kumwumvisha biba bigoye ubwo aracyabirimo aracyabigendamo ariko njye mfite impungenge z'uko uko atinda kubikora ariko Liza arushaho kuremba Fidele amuvuraga aragiye ntabwo nshaka ko azapfira hano hantu mfasha rero ndakwinginze mfasha gira nk'uwikora sibyo mbabarira ifate nk'aho ari mushiki wawe Witwa nde? Njyewe nita Anne. Anne. Nishimiye ko ubura namwe. Vava ntabwo urushya se n'ibyo bikapu ahubwo se wamweretse ahantu si ibyo bikapu ane bimwereke hamwereke ese mujyane muri cya cyumba ibikapu ndabona birenze bibiri ubuye ubucecetse sibyo ariko urabibona ko ibintu nakubwiye ari ukuri shani mwiza pe she's cute ariko uzi ikintu kitangaje se hariya n'amafaranga bro ntabwo uva mubwire sibyo tuve ku majipo please sibyo terasi ugere hejuru y'umukobwa yes ni mwiza ariko umuturage uriya mwana ni amafaranga uriya mwana acuruza biraza kugusaba umwanya muremure kuko ibintu byose ni ugutangira hasi ariko wabonye kariya kayobe kariya kugasiga se noneho karagenda kagacya ndakubwiza ukuri usibye imyenda yonyine ukumushakira agakweto keza agakanzu ibitambara kageza aha urumva wabonye iriya nzobe afite inzobe nziza ntabwo igoye none agakosora akazaba kari smart right ubundi umuntu akamushakira akantu k'akawiga akamekapu ukanamucangamura mu mutwe niyo utabikora kampani igomba kubikora abantu babo byonyine no kuza nakubwiye ngo ariyo ni amafaranga niyo mpamvu rero uriya mwana wabonye ndagiye no kumwizanira njye sinshaka n'umuntu ajye kumureba uramanza umubike
umutunganye wowe n'igihe ni gito umwamikazi sibyo ubundi muzanira akawiki arashimishije mwambika agakanzu kageza agakweto keza ifite na tayi nziza niwe nakubwiye ngo she's cute njye ntabwo njya nisondeka sibyo wegenda ubazane gusa caguwa njye mba nicaguwa barigereye bateranya inzovu zizana kuratangaje umva bebe bari igipangu 1 2 3 uri kukibona kiriya niyo wabo warize please wibuke ibyo nakubwiye ugomba kuvuga ikindi ntuvuge ko ari twe tukuzanye mbisubiremo ntuvuge ko ari twe tukuzanye uranyumva neza ngaho ugenda wibuke ibyo nakubwiye wabaye inzobe ariko maze gucya noneho rero bya bintu by'umweru narabyangaga buriya uwo musatsi no mwiza ariko ntabwo buriya wazaguha ukadefiriza maze umusatsi ukaba muremure nkadefiriza nibwo waba ubaye inkumi nziza ibyo ntabwo bimbereye mama yewe nyine ni uko bikunda naho ngiye nkunda bya bindi bashyiramo ibintu bagakaraga bagafunga bagakaraga ntihaba byita ngo ibigude byose bishobokera umuntu ufite umusatsi mwinshi nanjye numara kuba mwinshi nzabishyiramo mbese uzasokoza nzashyiramo nyine bakoresha maze ukifunga nyine noneho ukaba inkumi ihiye igufiriza bikaba birebire byiza ugafunga ukagishyiramo ikiguzi kijya mu musatsi muremure nyine ntabwo nyine n'ubudefiriza ntabwo nzongera kogosha ugiye gutereka noneho uzaba inkumi nyine isobanutse tugendere amasaha kuvuga ngo reka mwanze nje hano anahaza mu bintu bizaramba. Asante sana. Karibu. Liza ameze ate n'umwana? Liza n'umwana se? Liza n'umwana ameze neza nta kibazo. N'umwana ameze neza? Barakomeye cyane. ahubwo si wanga Nisize mama. Muraho neza mwana. Muraho. Arega twarashanye tukibona. Murakoze kudusura. No wikicara bagiye kuzana ikicara. Nta kibazo. Meze dese. Dese kuje cyane utambye.
Kiwansize. kuki nagusize nose kuki utaje kuki uje kundeba utaniguze utambwiye Ndimo ndakubaza ikintu mubajije mba aricyo nsubiza. Kuki wansize ukaza utambwiye? cyokoze Imana yumvishe gusenga kwanjye uyu munsi utaza kundeba niba njyewe nari bumere gute simbizi. Ntabwo ngenje kukureba gusa. Ufite imyenda yawe vuba vuba tugenda. Aka kanya gira vuba vuba. uyu munsi se cyangwa tuzagendesha? Nibuka mvuze aka kanya genda ufate imyenda yawe tugende. Ntabwo ngenze ngo no kukureba gusa. Sibi. Ikibazo Nise kuraka. ikibazo kujyana nawe nta kibazo mbifiteho. Ngaho genda se. Sibi. Kujyana nawe nta kibazo mbifiteho ariko ikibazo Nesta ari muri rugupi arambangamiye sinzi ko byashoboka. Nisugo. Nesta akiri muri rugo. Nisi hari igihe ntabwo bisobanura. Nesta ntabwo ari udesida muri rugo ni kwa data. Ese urumva Nesta ari we wafata ibyemezo? Ni igihe ufata ibyemezo muri rugo. Subize ko ngukunda. Subize. Mwana wanjye agenda iwanyu no kubuja undi wavugaga atari uzanye ushize ndi iwanyu wavugaga undi nyokubuja atari uzanye umuntu Wabujaundi nakubaga se Mabuja ni mushiki wundi wa boss utari Elina. Okay. Nakoze hanze karibu mu nzu tu. Oya nta kibazo. N'ubundi nari ndi kwihuta. None ugeze ku irembo? Oya nta kibazo. Niba kuri mbona cyo reka nijyana. Sawa. Urakoze cyane. Ubasuhuze n'abandi bose. Yego ndavuga. nuko se ubashaka kugenda ariko nyamuneka reka wabagashwe gira vuba genda ipakire vuba wagenda tekereza nk'uwo papa wawe akagusanga ntibyaba bihindutse umutekano nawe akora agacucu kisana makuru gira vuba basha bakiresha mwagize irungu se murihangana reba ko yarari gupakira imyenda mu bagaraje nta kibazo ntabwo wakereza nta kibazo twari turi mu mirimo yihangana ndimo ndabibona yaraje pe biragurwa kwishize ndimo ndapakira imyenda vuba vuba ndashaka tugenda iragira vuba gusa wari wawushonje ukava ku biryo nk'ibi ako se nkaho ibintu bawereka umuntu aya masaha noneho ukuntu ugiye ngo ibiryo ukabona
jya mu gikoni ugiye guteka dore ucishije umuntu inzara. Rebeka zamuka ariko wisanzwe Kireba yazabuza umugore neza. karibu